Niba uzi neza ko ujya uca inyuma umukunzi wawe, iyi video ni iyawe ntize kugucika. Dutangiranye umugabo n'umugore barimo gusomana, umugabo yafashe GPS ayishyira ku mugore wiwe, bigaragara ko rwose uyu mugore atari mwiza. Umugore akomeza kumubwira ati shiri urakoze cyane, urabizi ko ngukunda, ariko mfite kujya mu kazi rwose ndagiye. Umugabo ati shiri nanjye ndagukunda, ngaho ushaka ukuntu ujya mu kazi rwose. Umugore ati shiri kandi rwose uze gusigara neza, ndagukunda, Imana ikundinde. Umugabo ati nta kibazo shiri wanjye, wowe ujya mu kazi kandi uje kugira akazi keza, gusa uyu munsi wibike gutakaye. Umugore ati urabizi shiri niryo sezerano rwose. Ubwo umugore rwose yatangiye gusezera umugabo wiwe, umugabo nawe ariko akomeza kumusezera rwose, arimo kwisekesha avuga ati shiri ngaho genda ugire akazi keza. Ubwo uko umugore yakamaze kugenda, umugabo nawe yarahindukiye aravuga ati uyu munsi ngomba kumenya ibintu umugore wanjye yirirwamo. Ubwo yafashe telefone atangira kureba noneho ya GPS yashyize muri za nkweto za wa mugore, aho wa mugore noneho arimo kwerekeza. Bigaragara ko rwose uyu mugore amaze iminsi abeshya uyu mugabo. Ubwo umugabo yatangiye kuvuga ati noneho umugore wanjye ko mbona atangiye kujya mu nzira itameze nko kujya mu kazi, reka noneho ntangire mukurikire ndebe ahantu umugore wanjye aba agiye. Umugore rwose nubwo niko yakomeje kugenda ari kuvuga ati ubu ngubu tayari nagiye. Umugabo nawe akomeza gukurikira wa mugore ari kuvuga ati uyu munsi ngomba kumenya ahantu bujya. Umugabo akigenda ageze hano hasi yahise agwa, aravuga ati ndapfuye noneho. Umugore wanjye atambona yahise afata igiti atangira kwishira aravuga ati umugore wanjye atambona. Umugore yahindukiye ati se ibintu ikindi kumva nta muntu wankurikiye. Umugore byaramucanze ariko nyine ntiyabitindaho, aravuga ati apo reka nigendere wasanga ntazi ibyari byo. Ariko nako umugabo rwose akomeza kwitsimba avuga ati umugore wanjye rwose ko yambeshye agiye kujya mu kazi, iyi nzira ari kujyamo no kujya mu kazi rero. Ubwo umugabo sinzi ukuntu yahagurutse aravuga ati reka njye kumureba. Umugabo akimara guhaguruka yarumiye yaratunguwe. Yesu we, reba ibintu umugabo yabonye umugore warimo gusomana n'undi mugabo. Kumva umugore ntabwo aba agiye mu kazi, abaje kwirebera ikindi kigabo. Rwose baragiye barasomana ati sheri nari ngukumbuye, undi ati nanjye sheri nari ngukumbuye. Umugabo yaratunguwe aravuga ati kariya kagore ngiye kugakubita. Yagiye n'umujinya kumva ngo hasi hari undi mukobwa wari wicaye, yahise amufata akaguru ati we urajya hehe, garuka subira inyuma, kuki uhubuka wowe, subira inyuma. Umugabo ati ariko se ibintu urimo kumfata wana, ndekura nigendere we. Umugore ati nanjye maze hano iminsi myinshi ndimo kubanika, uriya mugabo urimo kurura gusomana n'uriya mugore, uriya mugabo ni umugore wanjye, nanjye ubu ngubu ndi hano ndi kubaneka. Umugabo yarumiwe ati hano umugore wawe? Teriya ni umugore wanjye rwose, hano mamaze iminsi mbaneka, umugabo wanjye wambesha ngo agiye mu kazi, ubu rero nanjye nje hano nje kubaneka. Ati ahubwo guma hano turi ukuntu twabapangira plan. Ubwo umugabo rwose hano aravuga ati siko ntari kubyumva neza, uravuze ngo umugore wanjye arimo gusomana n'umugabo wawe? Umukobwa ati ariko ntabwo byumva neza, uriya ni umugabo wanjye. Ese nabikubwiza iki kugira ngo ubyumve? Uriya ni umugabo wanjye rwose, nicyo kintu nkubwije ni ukuri, ahubwo igira hino rwose turi ukuntu bari abantu twabapangira plan. Umugabo yavuze ati noneho ndabona bigoranye, umugore wanjye kumbi arantiga akaza gusomana nawe n'umugabo wawe. Ubwo nyine ni kwa kundi bavuga ngo abafite ibibazo rwose bose bahuza umugambi. Baravuze bati noneho bari abantu reka tubapangiye plan, tubate mu gatego. Ariko umugabo akomeza kuvuga ati rwose njye reka njye kugakubita kariya kagore ntabwo byakomeza kuvamo. Umukobwa ati ariko wihubuka rwose, ahubwo reka tubapangiye agatego tubate mu gatego, sibyo ushaka? Nibyo ushaka rwose, reka tubapangiye tubate mu gatego. Umugabo ati tubate mu gatego kameze gute? Umugabo ati ariko wowe tuza hamwe, njye mfite uburyo kiba ari abantu nabata mu gatego. Yese amwereka ingufuri, aravuga ati ingufuri si ngiyi, bari abantu tugiye kubapangira tubate mu gatego bagwe mu gatego kacu. Uyu nguyu yabitekereje aravuga ati ariko uzi ko ari byo, umva wa mukobwa we, niba uzi neza ko ufite umupangu nta kibazo, njyewe umupangu wawe ndawemeye. Tugore ko noneho kuri aba ngaba babeshya abakunzi babo ngo bagiye mu kazi sasa, hano rwose barimo guserebura bari kwenjoyinga. Ubwo umugore yavuze ati sheri reka njye kureba akantu ngo hari muri alimentation, ndaje nkakuzanire sheri. Rwose ntabwo bazi ko bababonye, ntabwo bazi ko babavumbuye. Undi nawe ati sheri rwose genda ukazane, urasanga utegereje rwose ndabandi hano. Ubwo umugore yese ahaguruka asiga umugabo we wenyine ari kuvuga ati rwose wihutishe sheri wanjye rwose ntuze gutinda. Kumba umugore akimara kugenda rwose hahise haza undi muntu ufite ikinyamakuru ku maso adashaka kwigaragaza mu maso. Uyu nguyu amubaza ati wowe urinde hano hantu ko hari umugore wanjye uhicaye, wowe urinde? Kumbi ntiyarazi ko yari umugabo w'umugore. Aravuga ati wowe urinde ko urimo kunyitsimba? Kumba umugabo akireba hirya abona umugore arimo kumuneka, aravuga ati urasa umugore wanjye ndi kubona hariya,
ko namubeshye ko nagiye mu kazi, nabona ko ndi hano ari buze kumera nabi. Mfasha umpishe, mfasha rwose ntutume uriya mugore wanjye areba hano ngo ambone. Umugore ngo yatangiye kumubwira ati uriya ni umugore uhagaze hariya ndimo kubona, kumbi ntago bazi ko ari agatego babapangiye. Ati uriya ni umugore wanjye rwose namubeshye ko nagiye mu kazi, aramutse ambonye hano rero byaba bimbanye ibibazo rwose, ntago urugo narutahamo yanyica. Umugabo avuze ati sha ngufasha, urabizi neza ko ngiye kugufasha. Ati rwose mfasha. Ati okay, reka nkwereke noneho, nyonyomba gake gake ujye kwihisha muri kiriya kibogisi kiri hariya. Atara rwose ntago ari buze kukubona, wowe genda urebe ukuntu bakihishamo, ntago ari buze kukubona. Uyu mungu yahise avuga ati rwose urakoze pe, reka ngene nitsimbemo hariya ndebe ko umugore wanjye yava hano rwose ko namubeshe ngo ngiye mu kazi. Umugabo wese asimbuka rwose ajya kwirukira muri cya kibogisi, aravuga ati reka mba nishemo ahangaha kuko uriya mugore wanjye nabona ndi hano muri hoteli azi neza ko nagiye mu kazi biri buze kumbana ibibazo. Wow. Ubwo wa mugore yahise aravuga ati okay, turabikoze. Noneho umugabo yagiye mu kibogisi. Ubwo noneho umupango w'umugabo wanjye urarangiye, ubwo hasigaye umugore wawe. Ubwo umugabo nawe yahise agenda, wa mugore wabacu nyuma nawe atazaricara, aravuga ati nanjye noneho reka nicare hano. Ubwo bivuze ngo noneho ka gakobwa kahise kaza sasa, ngo kazanye impano z'umukunzi wako, karaza rwose karimo kwibaransinga, karavuga ati sheri uri gasanga hicaye umukobwa. Wowe ko wicaye hano, kuki wicaye ahantu sheri wanjye yicaye? Umuntu uricaye hano agiye he? Uyu mukobwa ati njyewe umuntu wicaye aho ntago nzi umuntu uricaye rwose, ntago nzi ahantu agiye. Atari kubura wamutegereza ukareba n'imbaraza. Ngo yatangira kumva avuga ati se hano ko masize umuntu ahicaye aka kanya yese ajya. Atari ko nyine ngiye hano masanze nta muntu hari, gusa ni bamwe mufitanye gahunda ariko nyine mutegereze tu. Sinzi ukuntu uyu mukobwa yarebye ku ruhande abona umugabo rwose arimo kwirebeshwa ku ruhande, aravuga ati ndapfuye, uriya ni umugabo wanjye namubeshye ko nagiye mu kazi, wafashije ukampisha nanjye. Ati uriya ni umugabo wawe unambwiye ko agiye mu kazi? Ati nari namubwiye ko nagiye mu kazi rwose, mfasha umice. Uyu nguyu yahise amubwira ati nawe jya muri kiriya kibogisi rwose, tujye muri kiriya kibogisi ntabwo ari buze kukubona. Uyu nguyu yahise abyumva vuba cyane, avuga ati reka njye muri kiriya kibogisi. Kumbi bibuke muri iki kibogisi barimo kumwoherezamo nimwe harimo na ba mugabo wundi rwose b'inkora bibi rwose bacana inyuma. So yahise aza rwose ajya mu kibogisi bamunagamo. Akimara kugwa mu kibogisi yahise atungurwa, aravuga ati akimara kugwa mu kibogisi rwose yahise atungurwa, avuga ati wowe wageze hano gute? Undi ati ese ugeze hano gute? Ati hari hanze hari umugabo wanjye uhari. Undi ati nanjye hari hanze hari umugabo wanjye uhari. Bahise batungurwa rwose kuba bisanze ahantu hamwe. Ubwo ngo yatangiye guhamagara wa mugabo ati ngaho vuba rwose twamaze kubata mu mutego rwose vayo. Ubwo bahise babahagarara hejuru baravuga bati aha ntitubafashe. Ati sheri akazi se naho ngo mugakorera? Anga batangiye kwibye ati sheri rwose mutubabarire. Batangira kwisekeshwa ariko nyine ubona ko nyine arayingwe rwose, ubona ko isoni zabishe cyane. Baravuga bati arega rero mwe muzi ko mwaturusha ubwenge, ntago mwaturusha ubwenge rwose, ahubwo reka tubereka agatego tubafitiye rwose. Bahise bafata cya kibogisi baragipfundikira rwose, baravuga bati mwozongera mubeshye ngo mugiye mu kazi sha. Baragipfundikiye neza, dore ibintu rwose muzajya mukorera abakunzi banyu. Baragipfundikiye bashyiraho na yangufuri, bati ahangaha rwose ni muzavamo kubw'imbabazi za leta rwose, ntago twebwe duteze kubakuramo. Baravuze bati ahubwo ubwo tumaze gupfundikira hano noneho reka tunigendere, abangaba tubareke rwose basigere barira. Gusa mbibutse nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel, wakora subscribe ukazajya ukomeza kubona izindi nkuru nziza nyinshi z'urukundo. Uko bamaze gupfundikira rwose bahise bigera bavuga bati mwigumiremo. Abandi nabo basigara basakoza cyane igikaya tubagihondagura, reka sinakubwira, bavuga bati nta muntu wango hafi ngo dutabarira. Abatabara biki rwose, dore nuko muzajya mukora abakunzi banyu kabisa. Murakoze.